nkubwira tega amatwi nta muntu buzira amateka. Hakuna mtu bila historia. Hari amateka y'abanyabwenge, hari amateka y'abaturage, hari amateka y'igihugu, hari amateka y'abacuruzi, hari amateka y'intumwa. Mu gihe cyawe tukarangare kutagira amateka. Subiyamo. Autakabali kaze mushirireho aujivuniwe basi matatu yanayodumu imani tumaini. Basi matatu yanayodumu imani tumaini na na upendo wake Mungu Baba. Hakutoka kwake Mungu ni wa shetani. Ali Mungu ni upendo, basi watu wake. Basi tutaukosaje upendo wa Mungu? Upendo hautakabali, haujivuni mambo yote, hautakabali, haujivuni wewe mambo yote. Aremera kuko Imana itugejeje bagifite amaboko yote. Nubwo position murimo isa niyo kwirinda imbeho. Hari abandi bafite amaboko ariko uracyayafite. Dukomere iyo Mana bashimeje cyane. Shima yewe Goligota, shima msalaba, shima nawe wafaziza we ariko cyane cyane. Shima yewe Goligota, shima nawe wafaziza we ariko cyane cyane. Shima yewe Goligota, shima shima nawe wafaziza we ariko cyane cyane. Shima yewe Goligota,
mbere musabe mu iya kabiri utumiye iya gatatu zamususu iya kane muzaje kuha abantu batari mu ntambaraga bagira de kibagera ku tuwa mana tizivugana nabo shima yewe Gorigota ayo maboko ari he shima yewe Gorigota shima yewe Gorigota haleluya Yesu kamusana bakunda shima we nawe wamasiza ariko cyane mwami Yesu munembere dushimire igihugu cyacu cy'u Burundi kitwemerera guterana dukomera iyo mana bashimeshi turashimira president w'igihugu na leta yose y'u Burundi ewe turabashimiye cyane muri abantu beza cyane kandi Imana ikomeze baheze kubaho ikigira kabiri munembere dushimira abadukurikiranye bari mu mugabo witwa Reverend Eric abaganda baravuga ngo ni Eric tuvuga Eric abaganda Eric n'umuryango we abagabo barutana niba umuntu utaragira mwene wawe uri hanze akujya musharaba cyangwa we ni sowaye cyangwa we nyokoro yobari ariko niba batekereza bino bintu umuntu ngakora igiterane cy'amashimba kuby'Imana yakoze yaranze agatanga amafaranga ye akagaburira abantu nabonye utubido tw'amata ukuntu twatuzenguruka kandi ukabona ahantu hari amata ndakurahiriye shima yewe Gorigota haleluya we salama kunda shima nawe wamasiza ariko cyane mwami Yesu shima Gorigota atireka guhore yabe simba bone mwese ngo turabuka umuntu narabutse mugenzo umubwire ngo ni juru n'amatayo n'uyu nguyu ntamahisi muhoza amata n'abaramukisha ibintu nakuvuga ngo gutenda mubona gute uko turaramukanyisha turi mu giterane cy'amashimwe ntabwo ari seminaire niba ari seminaire muzadutumira ikindi gihe tuza kuvuga seminaire ariko uyu munsi igiterane cy'amashimwe urabizi kuko kubera Abafaransa badukolonije n'abasedwa muri systeme ya evangile hari ibintu badukoreye reka ndege gutinda umuntu kubwiriza no guhagarara utanyeganyega nonyeganyega ugomba kwambara ikoti murumva ikoti cyangwa murumva ijambo hari ibintu bimwe mugomba gusiga niriwe mu kintu kidufunze ikoti rimwe rigeriri unatosa subire kandi na centenaire nutayita umubwira abadamu muri ahanga umugabo wawe
impaka zirimo ikote, na kabiri ikote, na gatatu ikote, na kane ikote, na iyo sabuni niyo lavage yo izava ikote rya buri munsi ribaho. Nituri kundondo mu kajembe, hano turi mu ivi. Ako gakuyemo kuko hari abantu kubera nyine za homenetike n'ibindi kwayagenda genda turi mu gita amashini twari kumwe conversion none uyu munsi wa none dufite aho tumaze kugera. Uyu munsi wa none ngo turirimbe Zaburi nimara ndavuga ibintu bitatu, hanyuma dusome n'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, tubaze turirimbe Zaburi ya 33 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Niturangiza natwe turabaririmbyi turabakabaririmbyi. Umuntu yareka kuririmba kandi turaririmba uko sakaranteye 141 mukozi wa tona tupa furadulia tumekaba inogereza neza. Niturangiza namati mukabwishambo kandi simbatinde kuko uyu mugoroba numvise mukuma hamanutse ibande iyo yo gusabira ikifuzo kandi iyo yaje na kane Maria ngabwire bintu basi ndabaga imange mbere kisikora ko kwa mwiri. Nino wabonye Zaburi, turirimba Zaburi ya 33 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Turaza gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2:52. Karibu kwa kusoma. Tunaimba Zaburi 33 mlango wa kwanza hadi wa 3. Alafu tutasoma injili ya Yesu Kristo kwa Luka mtakatifu sura yake ya 2 mlango wa 52. Zaburi ya 33 murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Bibiliya yavuze ngo mwabakiranutsi mwe. Nako kandi umuntu nandabukiriza umuntu umwicara umubwira ngo uwamenye bakuru urumukiranutsi kumana Yesu Kristo urumukiranutsi. Mwabakiranutsi tituvuga abantu batuye muri Afrika, mwabakiye kuganira n'abakiranutsi. Nibakase baranyimana bakayishima bakayihimbaza. Ndenda kusoma Mwishimire Uwiteka. Number 1, mwishimire Uwiteka. Mushimishe Uwiteka inanga. Mose bakuyikora kabisa. Bakuyikora. Umoja mavuno yataisha kabisa baada ayo wali simika siku hiyo. Ukora kuna inanga igomba gukorwa bandari. Mumuririmbire ishimwe kuri Neberu y'imirya 10. Gatatu. Mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rirenga. Amen. Okay. Luka 2:52. Luka 2:52. Biravuze ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Ese ukumwisha ntabwo yamanukanye. Komeza daturangiza. Avyuka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. So ni Kirundi. Cyangwa ni ijambo ry'Imana. Oye, Bibiliya Birera. Komeza haragi niho haragi. Ni naho ngaho niho hanyuma. Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Akomeza kugwiza ubwenge. Avyuka ashimwa n'Imana n'abantu. Ese kibazo twajishwe n'Imana n'abantu.
naba kandi ubwenge komeza kuadivasinga buzamuka barangize ya Saru kwino tutambimba umugabariso wagize abako kabangana ubugeze bakwemeza umuntu utagira ubushishi n'ubushidikanya mu gutambira Imana aba ari umukomezi turangamuze Okozi wetu wana upapura tulia atuongoza Okozi turagera atuongoza gahoro tekereze kuba uza kwishima twese tazama pamoja na sine haleluya tazama yuko pamoja na sine haleluya katika haleluya 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 ni vema vizuri wake sita Hallelujah, 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 hallelujah. Pura, pura, Tusisumbukie
Atukuzwe. Ahimidiwe Mwokozi wa milele. Uzamure mikrofoni tutere. Rema sikala kati. Bisegaro tutere hari sasa nagaruke. Atanda la sika. Wino tutere hari. Ahimidiwe. Ahimidiwe Mwokozi. Itawiruka ye. Yaje kugitara muri yihuta. Haleluya. Ahimidiwe. Tugiye gutera hari gusa. Ahimidiwe. Tatwa. Twikirize neza. Nurangiza twikirize.
gushima Imana icyambere kuko imbabazi zayo niziteka kuko imbabazi ze zihora kiteka nimushimi yakoze ibigwa bikomeye munda mukirisi umubwire kugira ngo ushime uzubimenye password na code imbabazi z'Imana zihora yiteka nicyo cyambere kandi ugipinga aje kubaza Isiraheli ukundi yari n'ibyo Zaburi nimba mutanabyemeye mubaze Dawudi n'Imana kapisa icyakabiri ni muzaburi biganza yatwa ubwami bw'Imana ndamukirisa mwene wa umubwire ngo turino yaravuze ngo yatufana na Kristo Paulo niwe yavuze neza nabambanywe na Kristo none ubundi ko nyamara zijuriko Kristo muri tukubaza wese ugiye gushima uzumubwira ngo turabaraganwa n'Imana ni yakabi iya gatatu ni musamu sama ni monge nuko yaturemye kugira ngo dukore icyo Imana itananiwe gukora ariko ipakazi Imana ndiyo kwishima kandi ndiyo kwiramya wowe unaretse yarangije gukora kwa abasaza 24 akazi baza bakora nureka wowe w'abana wowe umukongomani wahirya mukajena nureka Imana yakoze ikorari ke irahari iri mu kazi wowe utarabaho naje Matayo ndarabaho nasoma ku rubigera nagihinga tarabaho yari hari ayo makuru muyamenye abasagaga ni wanyu batarahaba n'abasiza n'abadahari bataranaba yari yarare yari hari n'abanyakarama batarabaho nimugira muti ubwishambo rimwe ubwishambo rimwe ukagira leta none reba ahantu wo kwicara neza akazi kagende neza akanishira mu kazi jawa dakandi kazingira nachuruje umunyamaveri 80 natanu nashana mu isoko mu minengo ahantu hitwa mu bidegu habe ni veri nini kandi mu bagabo banzi kuvuga gutya naje ndimo icyo kiratambuka nishira mu isoko ya kane kwa Rutaganda abayizi ni muzamuri kiganza habe ni veri nini nishi ugatanu ni wazana ama population nishi habe ni veri nini na mavuga ngo mani bisibzanje na manishirika keke mu gitaramo ndatarama ngo ndagize manuka hakurya kubara kuko nari naje nakaje ifaranga none ukazagira ubwongo gutaha na manishira mu bisambo muri gwiko koresha sambaraga navuze mu gitondo koreka ngende nimuzibona nuko muzakomeze jewe namanishira mu gitaramo kuva uwo munsi kugeza n'ubu nakaniko kazi none umuntu uzucuruza n'umudamu wanje jewe kamu ifaranga nkamongera nibindi genda mu kazi kandi akabikora neza kora icyo ushoboye kuranya Imana no gushima Imana rike walene yaravuze ngo habe no gukaminga neza inyana ikonka igacuka ndirwara ikibagarira ubushimye Imana ukabona aramije Imana none undamukirize mwene wanyu mubwire tewe ibyo uri mukora bitari ibyawe reka guhombesha ibintu wakirikare uko sukurame habe no umuntu kubyara abana yarangiza akarirwa kubarera abana bakabutucora mwibarabara
tuboho shima Imana tuboho ramya Imana abantu bose bakageraga ngo turirimba zaburi niko kuramya Imana umugabo wese uza wirugwa mu rugo lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ntakore ibjurugo rwiwe wa mugore we nimba uri kumwe n'uwo mugabo uja mu butayu usenga hakiri kare ntayashima Imana no guhimbaza kuko nta maturo muzabona muzatanga nta n'amashimwe kandi ikindi kigezweho muri Bibiliya ntaho Bibiliya ivuga ngo bashimye ngo barangize baravuga ngo dukoma amashi ngo basubizemo igisirimba gatandatu ntaho Bibiliya iravuga ngo bagaza bashima bagahimbaza bakaririmba barangize bagatanga amaturo ndaje mbabwire Bibiliya nimuzamure ibiganza nimukomere Imana amashimeshi ibyo biciro ko ari bitatu maze kubabwira mu bagabo basobanukiwe nibeje bareberamo imbabazi z'Imana zitubaho turi mu mahoro zikatubaho turi no mu byago uzushima Imana ejo bundi nafushije imfura yanje kobwa witwa Pendeza nakundaga cyane pe ahira mutwara asiga abana babiri nije waremesheje igiterane namangenda muri Bibiliya ndavuga ati Yobu yaravuze ije kuko ushoboye byose kandi ndaho ushobora kwitanga imigambi unamuvuga ngo uyu ni umugambi w'Imana namashima Yesu we nimusamure ibikazo yawe vuga ngo haleluya ndayishima Imana abakristo banje bavuga ngo murebe neza mushumba wacu yahahamutse yagize ikibazo nta muntu wafushe imfura yiwe ngo ashime ngo ahimbaze iyo Mana umunsi wa mbere mwishwa wanje uyu ni mwishwa wanje imuzese Imana yatugiriye neza iwacu yandi tugatomeza impano zose nta kintu na kimwe yasize kuri kose ku mwijuru koraho kandi sha mwakomye amashi nimusamura n'inzira mu ijambo vuga ngo haleluya batekereza ko kuyahamuka rizakomeza bararirangiza namanzi Bujumbura natse umuriro baravuga ati reka turebe ko azavuga ibujumbura natse umuriro ndongera ndagaruka namangoresha igiterane natse umuriro ese reka mbabaze ko murabona ndi umugabo wahamutse ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo ni mu bibazo no mu makuba no mu byiza imbabazi z'Imana zitubaho kandi tugashima Imana muri byo byose iteka ryose Dawidi twakomeje kuvuga hano yavuze ngo mushimire Uwiteka mu byo byose kandi ngo mushimire mu nanga ngiye kuvuga ibikoresho bitatu Dawidi yarafite nimuheze Imana icubahiro nimuvuge ngo haleluya igikoresho cya mbere nababwiye ngo mu buzima bwawe bwose nushaka kuramya Imana no kwishima tukibagirwa ibikoresho mu byafashije Dawidi mu buzima bwe ntiyibagiwe ibikoresho hari abantu kuva bagize intambara nubi bikoresho ngo yiwe ngo gusenga ngo jaho nabivuyemo wowe bivemo twebwe tubirimo kandi ubivemo nushaka ubivemo mu rukerera cyangwa se ubivemo mu gahunahuna twebwe ntiduteze kubivamo kandi nushaka kujana natwe bigumemo nababwiye mu gitondo ngo Dawidi baramwibagiwe ariko ntiyibagirwa Imana ngo arangize amanukana ibikoresho mu ishyamba muri icyo gikoresho cya mbere akoresheje ngo yari inanga yiwe ngo ayicurange gutya nimuzamure ibiganza umwuka w'Imana ngo uramanuka kubana nawe iyo dukoze kunanga neza tudafite wasiwasi mwuka w'Imana
azamanuka akabana natwe, haba mu ishamba abana natwe, haba ku musozi abana natwe, haba mu ruzi rw'ivoma. Mwuka wera ntazavuga ngo ni mu ruzi rw'ivoma, azayama gusanga ahuri akabana nawe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, mwuka wera aza kuha imbaraga. Nimuzamure mvuge nanone, ayi data we, nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Aracuranga ngo acurange gutya. Imana ya Isiraheli iravuga ngo ngiye kukuremera amateka. Icyambere akora kunanga. Icya kabiri, intwaro ya kabiri, ngo yageraga umuhumetso. Umuhumetso ya gatatu ni ingone. Ndeke izo ngizo izindi no zivuga twoza kurarana, kuko hari n'abantu badasoma birangwa se hari izindi. Nimba utazusoma Bibiliya birakureba, uzusoma ibyuzi kandi ibyo ushoboye n'ibyuzi. Ariko nimba utazi, reka basoma babisome babimenye. Barangize mu kwibagirwa kw'abantu bamwibagiwe, mu kumuta kw'abantu bamutaye, kubera kuko yamenye agaciro k'ibikoresho. Dawudi ngo arangize aravuga ngo ngomba kurema amateka. Nimuzamure ibiganza sama, hey! Amina, amina, oh amina, usifiwe Jehova. amina, 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 oh amina, usifiwe Jehova. Eliabu ni koloni. Shama Daudi aravuga ni ndangara hano, nikisuba hapa kama si wake historia. Mimi wa Daudi neno la kwanza niko mfupi wa kimo, lakini ni lazima ni wake historia. Ndamukiriza mwana wanyu mubwire ngo uzikigazwaho kora amateka yawe. Reka dutange haleluya. Nimusamure haleluya. Shima Imana mutima wanje we, Shima Imana mutima we, shima Imana. Shima Imana mutima wanje we, Shima Imana Ayo mashisa ari he? mutima we. Iyo bikomeye, Iyo bikomeye wiyabye ubabaye, iragutabara mutima we. iyo bikomeye, Iyo bikomeye wiyabye ubabaye, iragutabara mutima we. nimusamure haleluya. Kiswahili inasema hakuna historia bila kupambana. Ta mateka buzira gukora. Badamu muri hano, bagabo, barundi kazi, bakongomani kazi. Hakuna historia bila kupambana. Mwakomera Imana amashyi menshi. Ikizaha agaciro ibyo ufite ni wewe, kandi ikizavuga ni ibikorwa wakoresheje ibyo ufite. Sa ndashaka uyu mugoroba wa none, urashaka ko amateka aba muri wewe? Ndamagana umudayimoni w'uburangare. Man, twirukanira abantu hebarangara muri kinyejana mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni wo urangaza itu twakwamaganye. Ndanezerewe matayo. Intara ngo iraza Dawudi ngo arahubuka, arashwanya gusa. Ayo na amateka. Idubu najya ngo arize ki idubu hazarizi nuko zitavu
bavuganye ariko iyo zija kugira nk'umwami zikavugana ziba zaravuze ati kihume cyo mushosi twagwana harira mwirira ndego kihume kuri kwa Mungu reka nkubwire kwisi uzarema amateka nutambuka bavuge ngo hano hatambutse umugabo nucuruza rema amateka mu bucuruzi nuhinga hinga inyanya ziyage bavuge ngo nukuri mu bahinzi barahazi n'uyu nguyu nugira isaro yo gusuka reka nkubwire ndukaza ujana ifaranga gusa nawe wige gusuka kandi wasanga iki gice cyo hano uko muza mujana amafaranga handi muri bagito ni gute wozamura undi wowe ndi wizamura buri kanisa hano wenda mushobora kugaragaza amakanisa 10 na wenda 20 okay buri kanisa byakagombye kugira abantu basuka nk'15 kandi buri kanisa rikagira salon kuko muri iki kinyejana bose ndi bazambara ibitambara ayo makuru muyamenye kandi ni mutenga abantu ngo ntibambaye ibitambara murasigara gutyo no kuvuga ngo icyo kigomba kubaho kandi ibi ngibi abantu baravuga ngo nshima Imana n'ibindi yatubwiye reka mbabwira aya makuru nta kintu kibaho kitarimo ikintu cyitwa finance ubukire ubukungu Imana mu bikorwa umunsi umwe bamusabye umusoro Yesu Kristo abwira Petero ngo manuka ifi ya mbere mu nyanja no urashaka gusa ngo dusirimbe niturangiza ngo semada ngo harya ndabihari emeye nyumbani uraramisha nurangiza utanga umusosi uzuhimbaza hano kubita madama akwakira neza hanyuma ubone kuvuga ngo kurashima kurarama naho pana guza ngo se basarya ngo ndimuracumba wawe amateka ni musamure Dawudi ngo arangiza amateka igihe kigaze narabivuze ni muri aya magambo ni munufe Imana igiye kukugeza ahantu izi kuremera umuntu ugomba kukuvuganira hari igihe wowe wakora amateka ariko ayo mateka ntubone imbaraga zikugeza ahantu ariko Imana ikakuzanira umuntu izana Samuel mwene Elukana umuhungu wataramiramo wari ufite n'igitaramo cy'Imana nta muntu wagaragara amayina yote ngo areke kuzura umwuka wera habe nuwaza guhaye uhiga undi yagaragaye na yote iramo akaramya Imana akayihimbaza akayishima ngo akubite gutya Samuel yamavuga ati ariko ndagenda gute kandi uri ku ngoma ni Sauli umutwe bawuca ijuru ngo riramubwira ngo nibakubaza ubabwire ngo giye gutamba ibitambo ni wakati wa kutoa nini zabihu ngo arazamuka afite password iyi Imana ishaka kukuzamura mu mateka bamwe iza yohereza umuntu ubu naje hano naje kubwira umuntu umwe ikisi kinyajana cyo kuvuga gusa ngo uririmba indirimbo ya Dawudi tukomeze turirimba za Dawudi ni byiza ririmbi yawe nawe ririmbi yawe nawe zaburi yawe iririmbe nawe yawe tutite turirimbi ya Dawudi gusa ni yabene kora ni sabazaza fati yawe nawe uririmbi yawe zaburi n'urugo rwawe Zaburi ndirimba si ya Dawidi yego Zaburi ndirimba si ya Benazafu niva mutima ayizande fitubuhamya bwigendera tubone uriya muhungu w'abasama mbonye afite zaburi ziwe afite kuriya mbonye Israel kandi agabasama mwese ntimugerega ngo mbonye ngo nuwanyu gusa mbonye yubatse amateka yisi abazungu kubarahamagara mbonye kandi abahungu bangana imyaka na mbonye n'ubu baricaye gusa bari kuri Barcelona no kuri Chelsea bagafana Barcelona ariko mbonye akamashiraho zaburi yiwe ririmba imesha Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya Benazafu niva mutima ayizande fitubuhamya bwigendera ndamukirizo mwishari umubaza ntese iwanyu hariyo mufite muri mu gushima mu Zaburi ni ya Benazafu
iy'abacuruzi turiyo, iy'abapasitori turiyo, iy'abavugabutumwa turiyo, iy'abahinzi turiyo, iy'abantu bacuruza inka turiyo, iy'abacuruza ihene turiyo. Uririmba iyi niyo uri mu kuririmba, kandi mwarangiza gusa ngo mutubwire kwa kundi ko basedwa zandi nimbagaza baturirimbira mtoto mimi masikini naimba kwa furaha kwa kuachitara kurukima mtoto mimi hari masikini uzurimba na furaha. Naje kubatangariza urashaka amateka ikindi gihe cyo gupambana ni muzamuri bigaza sama hey Daudi ngwarangise ya mama nuko gutya baramutumiza. Daudi araza na upole wake ngo amara kugera kwa Yesu ijuru rya barivuga ati n'uyu nirangije kuvuga Daudi asigwa amavuta yamasubirayo. kandi reka nkubwire iyo Imana yaguhaye igisubizo tukaza wihuta uzugenda gahoro gahoro kuko igisubizo cyawe yo kishi cyonyine kiza gicizira kiza cyama gicizira gutya inzira ikaboneka. Tangaje uyu mugoroba wa none muri iki giterane Imana ikuremera amateka igucira inzira n'izina rya Yesu Kristo. Nimuvuge ngo haleluya haleluya. Ushoboye byose mwami Imana ndawushobora korogoya imigambi yawe. Basubira inyuma umusumwe ngo aravuga tereka nabonye ijambo rituruka kuri muzehe genda je gusura bakuru bawe. Daudi aravuga ati hapa mbonye kufa naho nakufura hapa umutipe ngo aripanga. Reka nkubwire mu buzima bwawe ntukabura ibindi bibiri. Icyambere ntukabure kumva icyo bavuga. Nimbura umucuruzi tegera abacuruzi, nimbura pasiteri injira muri conference z'abandi ba pasiteri, nimbura umurabshi manuka kuri Tanganyika utegera abarobyi. Yesu yabwiye Petero aramubwira ati shaho Petero ko mwabula kalumba bikibyaba ati muze twayisha mabakoma mata. Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye umepata yote hata kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Yesu ndugu utapata vyote. Yesu amamubwira ata wehe ndabibindi umva makuru akahisi kwega kano wehe ugende gwaturushenga kandi usubire buziba mangu wamara urushenga urukabule ruriyo umanuke muhengeri kandi urusundura rwawe urutarera iburyo apana ibumoso iruryo. Imana iguheza umuntu. Imana ndani ya yote tukoma amashi acha we kwa mambo ya chakula, kwa mambo ya chakula Yesu shada katumia kichache masikio yako umva ya magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge akakomeza akayakome. Ngiye gutanga haleluya nanezerewe bihagisha nimuzamure bikaza haleluya samba hey pima mambo kangala Isaya la sangalale itatane la kanga ila losa ila tetane ikigera kabiri uzategera ko bavuga ku Mana yawe niba bavuga neza uzabasabira umugisha ariko niba ivogera akavuga nabi uzitarure. Yesu yavuze ijambo araba ngo nimugera hando ngo ndi bumva ibyo muzakungute tacho Yesu atavuze kandi muzakungute nimurangiza ibindi muzabindekere ngo yumva koko ngo bahaye batuka Imana ya Isirayeli. Daudi aravuga ati yo nje wacuranzi nanga nje ufite amateka ngiye gukora ndi mateka tuva mu bwiza twinjira mu bundi
mu bundi. Tidusanga rimwe, tituririmba rimwe, titukora ibiterane byo gushima rimwe, tuva mu bwiza twishyira mu bundi, mu bundi. Juruwe, juruwe, tegeka byose biremera. juruwe, 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 tegeka byose biremera. amashi juruwe, 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 tegeka byose biremera. juruwe, 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 tegeka byose biremera. juruwe, 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 tegeka byose biremera. juruwe, juruwe. Juruwe, juruwe, Tegeka byose biremera. Sama, hey, bima, osika. na varde. Elale sala. Ngo tukimana ya Israeli. Dawudi aravuga ngo ndangayemera kano kanyaro. Abantu batatanze icya 10 n'ikigori cya Sunday school. Sinuruhanemera. Bakuru we ngo bari bazi kategori na capacity akoreramo mu mateka ye. Reka ngubwira abantu nibakubona baza bamenya amateka ye kuko afitanye ubusabane n'Imana. Abantu nibakubona bakubona kuko ufite amateka y'igitaramo. Bakubona kuko ufite amateka ayisasela yo kuramya Imana no guhimbaza. La fête passée. Ndanezera amata. Ayi juruwe. Tegeka byose biremera. Juruwe. Juruwe, juruwe, tegeka byose biremera. Juruwe. Juruwe, juruwe, tegeka byose biremera. Mazasi we. Niba kugabanya shandu tudahusha topic. Nimuzamura ibiganza byanyu. Imana iramanutse n'ukuri kw'Imana. Nimubake bazamura cyane. Muhetse amaboko yanyu. Juruwe. Juruwe, tegeka byose biremera. Juruwe, juruwe, tegeka byose biremera. Kubera kurema amateka. Nari kuguha kimwe nongeyemo ibindi bintu. Uza kuza mugoroba bitware. Juruwe. Tegeka Murachafite imbeho. Murachafite imbeho. Juruwe. juruwe, tegeka byose biremera. Ukuzi ni ukuvuganira. Ngo haba umuntu aho ngaho yamabwira umwami ati uyu mutipe agwete histoire. Ne histoire yage itari yakukasha kaje amabuye. Ile histoire iri claire. Sasa ube ngoga muberangira nawo mubwire ati hano hari umutipe wa Goliath. Hangamenye uburaga mu arrange. Yame. Mureke tuvuza karuru kubwira ijambo Imana isatura ibintu hanga. Bima mambo. Tera saya. Ngo mukubita mubuje atamenyereye. Aramubwira ngo haya siku yazoe. Aramubwira tundeke naho ngo etikidari. Ngo eti nengoni. Mfite n'umuhumetso. Undekere ibindi. Uriya mutipe bwadukana karema. Ahuma kumbingu. Umureke. Ngamushabula bushabule. Ngamuvunga vunga. Ngamukoroga. Ngamuririmba ririmba. Ngamuhodota hodota. Ngamushabula shabula. Ngamuririmba. Ngamubaga. Ngamubugula. Juruwe. Juruwe, tegeka byose biremera. Juruwe, juruwe, tegeka byose biremera. Juruwe,
igisubizo ntasubira guhagarara mu buzima bwawe nukuri kwima juruwe juruwe tegeka yose juruwe juruwe tegeka yose ganula na nitwe Mungu ganula ganula na bamuhuna ganula Mungu ayisha we ganula na bamuhuna yo ganula ya ganula ganula na bamuhuna ganula na nitwe Mungu ganula baje kwibuka kuko ataravuze ngo tuvuga nta wundi ni Yesu nibuye rizima ryanzwe nabubatse ngo atora ibuye ngo arishira mu muhumetso reka mbabwira amakuru uyu mugoroba wa none ufata ibuye mu kwizera turarishugunya kandi turarishugunya hahandi dosiye yawe iri ivuruge n'izina ryawe kandi ndabara numara gusujugunya sinza hiri nimbigeze hehe uzoza uvuga ngo umunsi umwe ijuru ryaravuze n'amatayo ngo tujugunye ibuye rivuga ibintu nimuzamura ibiganza rimwe kabiri gatatu juruwe tegeka juruwe juruwe numva ko haguye imvura y'umugisha Imana irambuye utangariza abantu ngo haguye imvura y'umugisha umve ndimukoma amashi mutarumva nayumva wisha nimuzamura ibiganza sema hey Imana irambuye ngo hagiye kuba kangiringiri imvura iraguye kandi ngo hagiye kuba guhamagara kandi si iyi kandi yonyine ngo n'izindi juruwe kandi mwanyine muzamara muhamagarana bamwe bazabanza bahisha abandi ariko kazama kabani gakora nkagasaku kazasakuze nawe baguhamagaye ndabakiriza umuntu mubwira ati turagiye juruwe juruwe